Sofia ahangaha rero aho yari yicaye muri salo arimo agerageza gushaka amahoro muri we, ari gusoma igitabo, yagiye kumva yumva amajwi mu gikoni, yumva abantu barimo baraganira. Aha rero yagize amatsiko, arangije arahaguruka aragenda gake gake aregera ngo yumve. Yahagaze hafi aho ngaho hafi y'urugi, ubwo yari ageze aho ngaho yumvise ko ari George wari uri kuri telefoni. John yari arimo avuga ati mama, ndabizi cyane, ndaza gukora buri kimwe cyose gishoboka nubwo bikomeye cyane. Sofia ntabwo ari kubasha kumbyarira kandi nkeneye umuryango. Nuko mama aramubwira ati ibyo uvuga nibyo mwana wanjye, ntabwo twahora dutegereje. Muri ako kanya Sofia cyumva ayo magambo, umutima we waramusimbutse, yumva agize ubwoba bwinshi cyane. Ntabwo mu by'ukuri yizeraga ko amagambo ari kumva ari umugabo uri kuyavuga George. Olivia mu by'ukuri arimo pushinga umuhungu we. Nuko muri ako kanya akiri kuri telefoni, George yabwiye nyina ati nzabikora, ndaza gushakisha umugore ushobora kumbyarira. Ibi ngibi tuzabikora ariko tugomba kubikumisha hagati yacu. Sofia ntabwo agomba kumenya ibi bintu. Muri ako kanya Sofia cyumva ayo magambo yabaye nkaho isi mukwiriye. Umugabo yari yarakunze, umugabo yatekerezaga yuko yakagombye kuba ahagarara ku ruhande rwe, ahangaha yari arimo amugambanira. Muri ako kanya umutima we wahise ushenjagurika, umutima we yumva uramenetse, yahise asubira inyuma gake gakeya, atangira kurira cyane wenyine. Nuko igitondo cyakurikiyeho Sofia ahangaha ntabwo yabasha kwihangana. Ikiganiro yumvise umugabo wagirana na nyina byatumye ubwonko bwe noneho bwivanga, yumva ataye umutwe. Buri kimwe cyose umugabo we yavugaga cyasaga nkaho ari umwijima ugenda wataka umutima we. Aha mu by'ukuri ntabwo yabashaga kwihangana, ntabwo yari akibasha kuba yakomeza acecetse. Ahangaha yatangiye gutekereza yuko byanze bikunze agomba kwataka umugabo we George akamubaza. Nuko George ubwo yaravuye aho ngaho aho yarimo avuganira na mama we, yahise abona Sofia ari aho hafi ye. Mu by'ukuri yahise abona yuko Sofia arimo amwumva. Akibona umugore we Sofia ari kurira, ari kuzenga amarira mu maso, uyu musore yahise abona yuko byanze bikunze umugore we yumvise ibyo ashaka kumukorera. Umugore yaramwitegereje n'amarira mu maso, aramubaza ati George, nibyo koko wamaze gufata umwanzuro? Wamaze kwemera ibyo mama wawe ari kugusaba? Urashaka kuzana undi mugore mu rugo rwacu? Muri ako kanya George yumvise akozwe n'ikimwaro, yahagaze aho ngaho abura icyo yabwira umugore we. Uko yakomezaga gutinda kumuha igisubizo, niko uyu mugore Sofia yakomezaga kubabara cyane. Arangije amubwira ati George, wabikoze, wahisemo mama wawe mu cyimbo cyanjye. George yagerageje gufungura umunwa ariko nta jambo na rimwe ryasohokagamo. Sofia rero yahise abona ko umugabo yari yarizeye, umugabo yari yarakunze, mu by'ukuri bisa nkaho agiye kumubura ubuzima bwe bwose. Sofia yahise yerekeza mu cyumba cye, arangije ariyicarira, atangira kumva muri we aremerewe ndetse n'umutima we ufite agahinda kenshi. Mu by'ukuri uburyo George yarabashije kumuhemukira byari bikimurya cyane mu mutima we, ndetse uburyo nyirabukwe Olivia yamufataga nabyo byari ibintu bimubabaza cyane. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa ntiyarazi ese azabana n'uburibwe kugeza ryari. Nuko ubwo rero yari yicaye ahangaha hafi y'idirishya agerageza kwishyiramo amahoro, yagiye kumva yumva umuntu arakomanze urugi. Mu by'ukuri uyu muntu wakomanze yashe nkaho yinterruptinze ibitekerezo yari ari gutekereza. Agikingura yasanze ari Stella. Stella yari umukobwa bari baturanye, umukobwa wari inshuti ye, wari waramubereye inshuti nziza kuva bamenyana. Nuko ahangaha rero uyu mukobwa yarinjiye, arangije yicara ku gitanda, arangije amufata ku rutugu aramubwira ati Sofia, maze iminsi mbona uburyo uri guca mu bintu bikomeye cyane. Yabati ntabwo nshobora kwihanganira kukubona ubayeho muri ubu buzima. Sofia ukeneye ibyishimo. Muri ako kanya Sofia umutima we washyize nkaho usimbuka, arangije amubwira ati Stella, ntabwo nzi icyo nakora ubu ngubu, namaze kugwa mu mutego. Nuko Stella arangije aramubwira ati inshuti yanjye, ntabwo ugomba guca muri ibi ngibi wenyine, nzagufasha, njyewe nawe dufatanyije tuzashaka umuti w'ibi bintu. Aramubwira ati inshuti yanjye, ukwiriye ibyishimo. Mu gihe cyose cyari gishize byibuze muri we yabashije kumva ko afite icyizere kubera aya magambo mugenzi we yaramubwiye. Nuko arangije aramubwira ati wenda ibintu bishobora kuzagenda neza. Nuko ubwo Sofia rero yaravuye ngo mu cyumba yerekeza muri salo. Akinjira muri salo umutima wahise umusimbuka, yagiye kubona wa mugore nyirabukwe Olivia yicaye aho ngaho muri salo yicaranye n'undi mukobwa atazi. Uyu mukobwa mu by'ukuri yasekaga neza,
Olivia arangije ari no guseka ndetse n'agasuzuguro aravuga ati nguyu ni Delila, uyu niwe mugore ugiye guha George umwana tumaze iminsi dutegereje. Muri ako kanya uyu mukobwa Delila yahise aseka. Ahangaha Sofia yabuze ukuntu yifata, yumva muri we atangiye kumva umutima none utangiye gutera cyane. Mu by'ukuri ibintu yari afitiye ubwoba noneho ahangaha byari bitangiye kuba nkaho ari ibintu biri reality, ari ibintu biri kuba. Ahangaha George yari yicaye iruhande rw'uwo mukobwa Delila. Mu by'ukuri uyu musore yasaga nkaho ari kwicuza, nta kintu yari afite na kimwe cyo kuvuga. Ahangaha yagize isoni zo kurebana n'umugore we Sofia. Nuko Olivia yarangije tegeza umuhungu we George arambwira ati George, ugomba gufata umwanzuro. Delila ari hano kugira ngo aduhe ibyishimo by'umuryango twifuza, ugomba kumugira umugore wawe wa kabiri. Akivuga amagambo Sofia yumvise nkaho isi imugwiriye, ntabwo yarimo yizera ibyo ari kumva muri aka kanya. Umugabo yari yarakunze ahangaha bari bamufosinga bamuhatiriza kugira ngo ashaka undi mugore wa kabiri, kandi byaragaragaraga yuko uno mugabo atari kubirwanya. Ahangaha mu by'ukuri Sofia yashakaga gusakuza ngo arwanire umugabo we, ariko ahangaha imbere ya nyirabukwe Olivia yabaye nk'akantu gatoya kadafite imbaraga, kadafite agaciro. Nuko wa mukobwa Delila arangije yongera aseka. Agiseka Sofia yumvise umutima we noneho usa nkaho ubaye down. Mu by'ukuri ahangaha Sofia ntabwo yaragishoboye kwihanganira uburibwe, kuba ari gusuzugurwa ndetse ari kubabazwa muri aka kanya ntabwo yarakibasha kwihangana. Ahangaha noneho muri we yatangiye kugira imbaraga, atangira kumva ko byanze bikunze agomba guhaguruka akirwanirira. Nuko arangije n'ijwi riri hejuru cyane avuga ati birahagije. Muri ako kanya Olivia yaramwitegereje ariko abona biramutunga kuko nubwo bwa mbere yari abonye uyu mukazana we avuga mu ijwi rirerire kandi avuga n'ijwi ry'uburakari. Nuko Olivia arangije avuga ati Sofia uri gukora ibiki? Ariko Sofia arangije asa nkaho amuvugiramo arambwira ati oya birahagije, ntabwo nshobora gutuma wowe wangiza mariage yanjye. Ibi ngibi bimubwiye neza ariko mwitegereza ndetse ari serious cyane. Ushobora kuba uri mabukwe ariko ntabwo ibyo biguha uburenganzira bwo kuba wamfata gutya. Kuva nagera ahangaha ukomeje kungira nkaho ndi umuntu mutoya cyane unesha agaciro. Nuko arangije yitegeza wa mukobwa Delila, arangije amubwira ati wa mukobwa wowe Delila, ntabwo nzi icyo uri gutekereza kuri cyo, ariko ndagusezeranya yuko nta muntu n'umwe ushobora gutwara umugabo wanjye. George ni umugabo wanjye kandi ntabwo nzigira ntuma umuntu n'umwe ari we wese aza hagati yacu. Nuko Olivia yarangije arahaguruka ndetse n'uburakari bwinshi cyane. Sofia uratekereza ushobora guhagarika ibi bintu? George ni umugabo mukuru kandi akeneye umuryango. Sofia yarangije aramubwira ati ntabwo ugiye nitaye ku biri gutekereza, ndi umugore we kandi ngomba kurwanira umwanya wanjye mu buzima bwe. Bwa mbere mu gihe cyari gishize cyose mu by'ukuri Sofia yumvise afite imbaraga. Ibyo nyirabukwe cyangwa se uriya mukobwa bari kuvuga byose, uyu mukobwa yari yafashe umwanzuro ko agomba kurwanira umugabo we. George yari yicaye aho ngaho yabuze ikintu yavuga, yubitse umutwe. Uyu mugabo mu by'ukuri ntabwo yari afite icyo gukora. Uruhande rumwe hari Sofia, umugore yari yarakunze kandi n'ubwo yaramukundaga. Ku rundi ruhande hari nyina Olivia. Uyu nyina yahoraga amubwiriza icyo gukora, ari no kumuhatiriza ngo ahari ku mugore we kugira ngo abashe kubona umwana. Ahangaha iruhande rwe naho rero hari hicaye umukobwa witwa Delila. Uyu mukobwa nawe yari ategereje yuko George afata icyemezo. Muri aka kanya George yumvise abaye lost. Mu by'ukuri ntabwo yifuzaga kubabaza umugore we Sofia, ariko uburyo mama we yamuhatirizaga byari ibintu bikomeye cyane. Mu by'ukuri niyo yicaraga yakomezaga kumva rya jwi rya mama we, ukeneye umuryango George, nkeneye umwuzukuru mbere y'uko mpfa. Ese yari kubabaza umugore we Sofia kugira ngo ashimishe mama we? Nuko George yaragiye afata ifoto mu cyumba ya mariage ye ndetse n'umugore Sofia. Ayitegereje atangira kurira. Yarabizi neza yuko icyemezo yafata icyo aricyo cyose gishobora guhindura ubuzima burundu bwa Sofia. Mu gitondo kimwe ubwo Sofia yarabyutse yumva atameze neza, yumva umutwe uri kumurya, yumva umubiri wacitse intege, yafashe umwanzuro kwerekeza kwa muganga kugira ngo ajye gukoresha ibizamini amenye se n'iki kijya mbere. Ubwo yari akibona ibisubizo akabona yuko biri positive, akabona yuko atwite inda ya George, ibyishimo byaramurenze. Mu by'ukuri Sofia ntabwo yabyizeraga nyuma y'akababaro, nyuma y'agahinda yari yaraciyemo. Mu gihe rero George yaragiye gufata umwanzuro, agiye kwemerera nyina yuko agiye gushyingiranwa n'uyu mukobwa Delila, Sofia yaraje yirukanka arangije akubita urugi.
ahangaha yari afite mu ntoki igipapuro cya result za test, arangije arababwira ati genda twite umwana wawe George. Ahangaha George ndetse na Olivia byahise bibatungura. Muri ako kanya rero buri kimwe cyose cyahise gihinduka mu muryango. Mu by'ukuri ahangaha George yahise ahaguruka arangije ahobera umugore we Sophia. Ahangaha mu by'ukuri umuryango wari wongeye wihuje. Mu by'ukuri uyu mugore isoni zaramwishe, nta n'irindi jambo yigeze avuga, ahubwo yahise yubika umutwe arasohoka ava aho ngaho. Guhera uwo munsi uyu mugore Sophia ntabwo yigeze yongera kugaruka mu rugo rw'aba ngaba uko ari babiri. Ikimwaro ndetse no kwicuza no kuba yarananiwe kwihanganira umukazana we byatumye acika mu rugo rw'umwana we yibyariye. Aba ngaba uko ari babiri barahoberanye, nuko George arangije areba mu maso umugore we aramubwira ati mbabarira, ndakwinginze mbabarira, nanjye numvaga ntabikora. Nuko umugore we Sophia arangije nawe aramwitegereza, arangije aramuhobera aramuyegereza cyane atangira kurira, aramubwira ati George ndakubabariye. Ahangaha rero bose uko ari babiri barababariranye, bakomeza umuryango wabo, bakomeza ubuzima bwabo, bakomeza gukundana nk'uko bari barihuje, nk'uko urukundo rwari rwarabahuje. Ahangaha iyi nkuru yacu iratwigisha urukundo, ukwihangana ndetse no kubabarirana. Ibi ni ibintu bifite agaciro, ni ibintu biremereye, ni ibintu bifite imbaraga kurusha ibyo society yifuza kuri twebwe. Uko byagenda kose mu buzima, niyo ubuzima bwaba bukomereye kugeza hehe, byanze bikunze hari icyizere ndetse birashoboka yuko bishobora guhinduka, ubuzima bugahinduka bukamera neza. Mwakoze rero kumva iyi nkuru nabateguriye, ndabashimiye mu by'ukuri. Ndashimira abantu bari muri East Africa, ndashimira abantu bari muri West Africa, ndashimira abantu bari muri South Africa, ndashimira abantu bari muri Amerika, ndashimira abantu bari muri Netherlands, ndashimira abantu bajya banyandikira inbox bakambwira yuko bakunda inkuru zanjye ndetse hari icyo zihindura mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mwese ndabashimiye, shimiye support yanyu kandi mukomeje mu supporting. Nanjye icyo nzabakorera nzanyambaye inkuru nziza cyane kandi inkuru zigira ikintu gihindura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Namwe bashyashya ndabakiriye rero, murakaza neza kuri Behind Walls Tales. Icyo nabasaba nuko mwakanda subscribe ndetse mugakanda no kunzogera kugira ngo mujye mubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose dushyizeho iyindi nkuru. Mwakoze kwitamo Behind Walls Tales. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Nawe utaha.